ushaka kugura inzu, waba ushaka gukodesha inzu, hano ku Gasoro hari inzu ikodeshwa amadolari 5, amadolari 5,000. Waba ushaka kuyigura ihagaze miliyoni 35. Uri hano ku Gasoro wigurira iyi nzu, ifite igipangu cyiza, ifite na buri kimwe cyose. Ushaka kuyibona waca kuri Noza Comedy ugakora subscribe na comment tukakubona. Murakoze. Rero ukuntu ibintu bimeze, amafaranga yanjye amazemo igihe kirekire, urava hano yamaye n'ibyanga ndagukubita. Kivuga ngo hari kuzamo ibyo kunywa, no wibashye umubite latitero ngo ayenga itamfa. Ubwo sinyitayeho icyo mfa nuko uri mu mafaranga yanjye. Kuri giye mu rukoro rero buragiye. Ntakubeshye ngiye ntabwo uzigera nkwishyura. Ngiye iminsi 3 utaramo amafaranga yanjye, ngiye tuzaserera. Nyuma yanyuma se tuzabura handi duhurira. Gute se ngiye nta hantu nzahurira nawe? Ubwo kitagiye mba narayizeye amafaranga yawe. Wangira ute? Tazaho nane ncizanjye ariko ntituzabura handi duhurira. Kandi ikindi bimenye ko muri leta dushinganishijwe. Kandi ikindi ngiye ntabwo wankubita wo kunkubita nkahita nk'ugwa pope ngewe. Ubu ngubu ngiye nkubita kunkubita nigwira ibyo aribyo bikoshye ntituzabura handi duhurira. Hari hese nyarahurira nawe ko kasa gusa ingegera gusa. Igihe wahereye wiba ubundi wazarekeye kwiba. Nta nubwo biba biguteye isoni kuza kwiba ugafatwa mu mudugudu. Tubwizanye ukuri. Uravuze ngo nibyo koko rekana ingemere n'iki. Ariko se niba umugore wanye n'abana baratungwa n'iki? Usigaye wiba kugira ngo utunge umuryango. Wabi icyo kibazo akibye mudugudu cyomura munanira kugikemura. Ubwo ngubwo wabuze akazi waza tukagwa n'akazi ko kurara irondo cyangwa ukajya ukora ibyede byo kubaka wese. Nguyu se nyumvira ukuntu apfobesha, ariko mwe tubwizanye ukuri. Ubu ko kurara byo sanga ngewe mu rokore ngo nacukura wese. Nibyo koko nayicukura. Ariko se nawe wacu wapfuye. Rero wa musaza tujya kugufunga. Wowe nyine najurira. Urafata ukaburanya ubuyobozi bw'umudugudu. Ubu ngubu tugiye kubaza umuntu wese uri bwaze kunyura hano ngaho mu muhanda. Tutitaye yuko yaba ari umwana yaba ari n'umuntu mukuru. Tugiye kumubaza nimba ufite imyitwarire myiza mu mudugudu cyangwa utiba, niho turi bwaze kutatukubabarira. Rwose ngiye ino barazi ngende inyanga mu gihe abaturage bose turi inshuti yewe kuva ku mwana kugera kuri nye. Gwira tukubaza akantu gatoya. Ni ngiye ushaka se? Ne rwose. Jesus! Nari nkwamagariye rero. Nagira ngo uyu mugabo umbwire nimba ari ikintu muzi wo mu mudugudu. Ukuntu ibintu bimeze, amafaranga yanjye amazemo igihe kirekire, urava hano yamaye n'ibyanga ndagukubita. Bwiza ukuri ngiye mu rukoro rero buragiye. Ntakubeshye ngiye ntabwo uzigera nkwishyura. Uyu mugabo sibye ubusambo nawe nyine arayitwara. Igitoki, voka, amapera ntakira gasigira. Kose muvandi wajya ureka kurenganya abanyarwanda, nyamara kuregana bibi. Gabanya ibyawe byose n'umunsi byagiye ku karubanda. Muyobo ngenda arengana nayo se umwana w'Imana ararengana. Naswe wakoze mu ishusho ye. Tiriwe tuvugana amagambo menshi. Hano ngaho umutangabuhamya yabonetse, ibyawe twabimenye byose, ubwo haguruka tugenda. Byo mugiye kumukora simbizi. Kandi genda n'icyo izindi gahunda. Munyereke izindi ngurube nzibe ari nyinshi ubundi munjyanire rimwe.